السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الواحد الديان الذي هدانا للإيمان وأتم علينا شهر رمضان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي شرع لعباده من الأعياد ما تجلو بها الأحزان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من تقرب إلى ربه بصدق وإخلاص وإتقان، صلى الله عليه ما سبحت الخلائق لربها المنان، وعلى آله وصحابته أئمة الهدى والإحسان، وعلى التابعين لهم إلى يوم تشيب فيه الولدان. أما بعد، فيا إخوة المسلمون والمسلمات، أوصيكم وأوصي نفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الأولين والآخرين، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. إيمانا ينهروا nta yindi mana ibaho ikwiye gusengwa mu kuri uretse Imana imwe rukumbi. Imana niyo nkuru kandi nayo ikwiye gushimwa no gusingizwa hose mu isi no mu ijuru. Ishimwe n'ikuzo bikwiriye Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, we umwe rukumbi, we uzatubarurira ku gito n'ikinini mu byo twakoze hano kuri iyi si, hanyuma agahemba babandi bagize neza, babandi basuzugura amategeko ye atabagirira impuhwe akabahana. Ishimwe n'ikuzo bikwiriye Allah subhanahu wa ta'ala, we watwujurije inema nyinshi cyane. Mu nema yaduhaye nizo turimo vuba ahangaha ni ukuba Allah subhanahu wa ta'ala dushoboje gusoza igisibo cy'ukwezi kwa Ramadan. Ndahamye bikuye ku mutima mbivugisha ururimi ko nta yindi mana iba ikwiye gusengwa no kugaragirwa mu kuri uretse Imana imwe rukumbi, Allah subhanahu wa ta'ala. Nanone kandi nkanahamye ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ari intumwa y'Imana ndetse akaba n'umugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Niwe wegereye ibada cyane kuturusha, anatwerekera uko zikorwa, aratungana kandi aratunganya, arangwa no kweza ibikorwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bityo natwe dukwiye kumureberaho. Allah muhundagazamo n'imigisha nabe mu rwo namukurikiye n'abazakumya kugira ikirenge muke kuzageza ku munsi n'abana bato bazamera imvi kubera guhangayika gukomeye cyane ko ku munsi w'imperuka. Allah azatubungabunge kuri uriya munsi, atworohereze ibarura. Allahumma amin. Bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, Islamu kazi, bemera Mana kazi, duteraniye kuri iyi mbuga tugaragira dusingiza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ndabagira inama nanjye nyigira, ni inama ikomeye cyane isumba izindi hano kuri iyi si, ni ukugandukira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, dukurikiza amategeko ye, turangwa n'ibyo yategetse, tujya kure y'ibyo yabujije, kugira ngo tuzahure n'ibyiza hano ku isi no ku munsi w'imperuka, kuko iherezo ryiza rikuri babandi bagandukira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha almu'minuna, bemera Mana Allah subhanahu wa ta'ala, innakum al-yawma yawma min ayami Allahi al-azima, Eid al-Fitr al-Mubarak, يوم الفرح بإتمام الصيام والقيام والسرور بفضل الله ورحمته. Mumenye yuko uyu munsi turi mu munsi ukomeye cyane kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mu minsi hebuje, ni umunsi wo gusiburuka, ni umunsi twemereho kurya ku manywa noneho, kuko twasoje igisibo cy'ukwezi kwa Ramadani cy'itegeko cyo kwigomwa ibyo kurya n'ibyo kunywa
n'icyaricyo cyose cyakwangiza igisibo kuva umuseke ukebye kugeza izuba rirenze. Uyu ni umunsi w'ibyishimo, ni umunsi tudashobora kuba twasibaho, kuko harimo no kurya no kunywa tunezerewe twishimisha. Uwasiba kuri uyu munsi yaba akoze icyaha. Biri no muri sunna z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, migenzo y'intumwa y'Imana kuza gusali umaze kurya wenda itende 3. Itende ntazo ufite, wareba n'ikindi cyose wafata, niba ari intama 3 z'amazi, niba ari akantu gato yutamiye, kugira ngo wohereje sunna y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uyu ni umunsi w'ibyishimo kubw'ingabire z'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ni muwezi. قال الله تعالى مانتي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم الله سبحانه وتعالى تي babwirutي kungabire z'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ni muweze, kubwiyo mpamvu kuba twaratumwe n'umwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam akadusobanurira byose twishime, nibyo byiza kurenza ibindi. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iti lisaimi farhatani, wasibye afite ibyishimo bibiri. Farhatun inda fitrihi, ibyishimo igihe agiye gufuturu yasiburutse, yaba ari mu gisibo nimugoroba asiburutse, yaba ari kuri uyu munsi yashoje igisibo cya Ramadan, ibyo ni ibyishimo bafite. Nanone kandi wa farhatun inda liqa'i rabbih azza wa jalla, nanone kandi ni ibyishimo azagira igihe azaba yahuye n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, agiye kumuhembera igisibo yakoze hano kuri iyi si, akiyezereza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Nanone cyerekana ukuntu uyu munsi wambaye cyane. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze iti qad abdalakumullahu bihima khayran minhuma yawm al-fitr wa yawm an-nahr. Ni igihe intumwa y'Imana yageze Madina, isanga hari iminsi mikuru bagira bakishima gusa nta mpamvu. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam irabwira ati Allah yabahinduriyemo indi minsi ibiri myiza, yasimbuje umunsi wanyu iminsi ibiri myiza, ariyo Idul Fitr yuturiho na Idul Adha umunsi w'igitambo. Bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna min a'zami ma yanbaghi 'ala al-muslim ba'da inqida'i shahr Ramadan an yuhsina dhannahu bi rabbih wa mawlahu bi annahu sayataqabbalu ma yassara min al-a'mali salihah. Bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, mu bintu bihambaye kuri uyu munsi bikwiye kuranga umuyisilamu mu kuba soje igisibo cy'ukwezi kwa Ramadani, ni ugukekera neza Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah yamwakiriye igisibo cye. Ibi ngibi bikwiye kubigirira icyizere cyiza. Ntuvuge ngo haranigeze gukosa ngo birarangiye, Allah ntabwo azacyakira ubuse kuko wabona nararuhiye ubusa. La la la, girira icyizere Allah subhanahu wa ta'ala cyiza yuko yakira ibikorwa byawe wakoze. Igisibo cyawe cya gisoma cya Qur'ani, urambura safhati page za Qur'ani, cyangwa usoma mu mutwe za adhkari wafuze subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah, n'izindi adhkar. Ibihagararo bya nijoro wakoze, umuntu wagaburiye nimugoroba uramufutuza, yaba ari kumushyira ibibisi agateka, yaba ari kumuhamagara mugasangira ibyo byiza wakoze. Umuntu wahaye umwenda wo kwambara, icyiza cyose wakoze muri ku kwezi, zirikana ko Allah subhanahu wa ta'ala yaba yarabyakiriye, umugirira icyizere cyiza. Kubera ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iti, ni muri hadithi al-Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala ati ana inda dhanni abdi bi. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iti, Allah yaravuze muri hadithi al-Qudsi ati Allah nyir'ubutagatifu ngirire icyizere umugaragu wanje nawe anyizeye. Ni kuvuga ngo wizeye Allah ukavuga uti rwose kumpueza Allah ndizeye Allah aranyakirira. Naam, كذلك على المسلم بعد الرحيل رمضان أن يدعو ربه بأن يتقبل منه ما قدم من إحسان في شهر رمضان، فقد كان السلف يطلبون ربهم القبول كما قال معلى ابن الفضل عن حالهم بعد رمضان. كان نون مسلم ikindi kinakwiye kuzirikana ni ugusaba Allah subhanahu wa ta'ala, nyine yinginga Allah yuko yakwakira ibikorwa bye, yakwakira igisibo cye. Hanyuma batubanjije beza ngo bajyaga barangwa n'aya maduwa cyane,
uyu mugabo witwa Ma'la ibn Fadl rahimahullah, ngo iyo Ramadani yabaga irangiye ngo ukuntu byagendaga, bariya batubanjije ngo kanu yad'una Allah 6 ashhuri an yuballighahum Ramadana, bajyaga basaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yabashoboza kugera mu kwezi kwa Ramadani ibura amezi atandatu Ramadani. Ngo wakadhalika wayad'unahu 6 ashhur an yataqabbalahu minhum, nanone bagasaba Allah yuko yakwakira Ramadani yaba igisibo cyabo amezi atandatu yose. Amezi atandatu gusaba Allah yuko yakugeza muri Ramadani, wayirangiza Ramadani ukamara andi mezi atandatu uvuga ati Allahumma taqabbal, mana twakirire ukwezi kwa Ramadani igisibo cyacu. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar walillahi alhamdu. Imana niyo nkuru, nta yindi Imana bikwiye gusengwa no kugaragirwa mu kuri uretse Imana imwe rukumbi. Imana niyo nkuru ikwiye ishimwe n'ikuzo byuzuye bisendere. Ibadullah, bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, birakwiye yuko Ramadani itaba igihe cyo kumvira Allah subhanahu wa ta'ala gusa ngo nirangira tujye kugomera Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. La, ntabwo ari byo. Ahubwo Ramadani ni inzira ikomeye cyane yagufasha guhita ukomeza kumvira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Kabone niyo yaba bya bihagararaga nijoro, wajya uhagarara kimwe nijoro cyangwa se 3, ariko ugakomeza. Intumwa y'Imana sallallahu iti ahabul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla, ibikorwa bikunditse kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni ibihoraho, kabone niyo byaba ari bikeya. komerezaho mugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala. nanone wa min a'zami ma yanbaghi al-muhafadha alayhi ba'da Ramadan ikhwati al-iman al-inaya bil Qur'an. nanone muislami kinakwiye kuzirikana nyuma y'uko Ramadan irangiye no kwita kuri Qur'an, tilawatan wa ta'alluman wa ta'liman wa amalan wa tadabburan, kuyisoma. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. نحمده سبحانه وتعالى نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واعلموا أن من نعم الله سبحانه وتعالى عليكم أن بلغكم شهر رمضان. ishimwe n'ikuzo bikwiriye Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, amani imigisha bisakare ku ntumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama, n'abiyo mu rugo n'abasangiranye ndobe n'abamukurikiye n'abazagumya kugira ikirenge mu cye. Turasaba Allah subhanahu wa ta'ala kumuweze n'imbabazi ze yuko yazaduha kuguma mu muyoboro ugororotse, umuyoboro w'intumwa n'abahanuzi, umuyoboro w'intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama. Allahumma amin. bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, خطبة يموس إن شاء الله تعالى سنتحدث عن الاستمرار على الطاعة بعد رمضان. tugiye kuganira kugukomerezaho kumvira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala nyuma y'ukwezi kwa Ramadan. bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, dutinye Imana, tugandukire Allah subhanahu wa ta'ala, dutinye Imana. Ukuri ko kutinya Allah subhanahu wa ta'ala, kandi tumenye yuko mu nema dufite zikomeye cyane no kuba Allah subhanahu wa ta'ala yaradushoboje kugera muri ya Ramadani yarangiye duheruka, irenzeho
mu kuba tuyisoje iminsi 8 gusa, ni ukuvuga ngo uyu munsi bitariki 8 z'ukwezi kwa Shawwal umwaka w'igihumbi 447, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam niyo myaka ishize igeze i Madina. Harenze imyaka 8 iminsi 8 tuvuye mu kwezi kwa Ramadani, bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Ni gushimira Allah kuba yadushoboje tukagera muri kuriya kwezi tukabasha no kugusiba. Nanone kandi wafaqakum fihi lisiyami walqiyam wasairi ta'at, na nyuma yo kugusiba Allah subhanahu wa ta'ala yagiye adushoboza guhagarara imwe mu minsi cyangwa se imwe mu majoro muri kuriya kwezi n'ibindi bikorwa byiza. Walakin ibadallah laysa sha'nu an na'mala الطاعة في رمضان فقط، بل الشأن كل شأن أن نثبت عليها بعد رمضان. ntabwo igikomeye cyane ari ukuba dushobora kwitabira ibijyanye n'ukwezi kwa Ramadani hanyuma nyuma ya Ramadani bikarangiriraho, ahubwo icyo dukwiye gushimangira ni ukureba ese na nyuma ya Ramadani byifashe gute, na nyuma ya Ramadani turakomeje, na nyuma ya Ramadani turakataje mu kumvira iteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha almuslimun, yemwe bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, bayisilamu wa islamukazi, inna rabba ramadana huwa rabbu shawwal wa sa'ir ashhur. Bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, nyagasani cyangwa se Allah mu kwezi kwa Ramadani ni nawe Allah mu kwezi kwa Shawwal n'andi mezi, niwe Allah mu kwezi kwa gatatu cyangwa n'andi mezi yabasigaye. قال الله تعالى إيمان سبحانه وتعالى وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، kandi ugaragire nyagasani wawe kuzageza igihe uzagerwaho n'ukuri kudashidikanywaho, urupfu kuzageza igihe uzapfira. Ubukwiye kugaragira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala nta bunebwe nta n'uburyarya mugaragu Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. فالمؤمن لا يعبد الله في موسم دون موسم. ntabwo umwemeramana, ntabwo umuyisilamu akwiye kugaragira Allah muri iki gihe iki n'iki hanyuma mu kindi gihe ngo abyihorere. Ibyo ngibyo bimeze nko gukinisha umuremyi Allah subhanahu wa ta'ala, bimeze nko gukinisha Allah. Allah yategetse kumvirwa igihe cyose, hanyuma bamwe muri twebwe bati Ramadani yaje reka twicuze, Ramadani irarangiye turigendeye. Ibyo ni gukinisha Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Dutinye Allah bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala. بل يعبده في كل حين قال الله تعالى فاستقم كما أمرت. ahubwo umwemeramana agaragira Allah igihe cyose. Allah yabwiye intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam iti kandi ugira igihagararo nk'uko wabitegetswe kugira igihagararo ukagororoka ukamera neza. Ibadallah, bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, inna min alamati qabuli al-amal al-istimrar alayhi ba'dahu. Bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, mu bimenyetso byakwerekana yuko ibikorwa byawe byakiriwe haba mu kwezi kwa Ramadani cyangwa mbere yaho, nuko umuntu akomeza bya bindi yakoraga byiza kumvira Allah subhanahu wa ta'ala. Ubwo ramutse ubiretse bisobanuye ko nibyo wakoze mbere utazi ibyo wari urimo. قال بعض السلف من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. bamwe mu batubanjirije beza baravuze bati ibihembo by'icyiza ni ugukomeza gukora n'ibyiza no kubona ibyiza nyuma yaho, nyuma ya cya kintu cyiza. Ukoze ibyiza nyuma yaho ugiye mu bibi, ni ikimenyetso cy'uko nta bihembo ugeze ubona bya bindi waba warakoze mbere. فمن وجد نفسه بعد رمضان محافظا على الصلاة مقبلا على القرآن راغبا في الصيام فليبشر بالخير فهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. umuntu nyuma y'ukwezi kwa Ramadani wakomeje gusali
agakomeza kugana Qur'an akayisoma, agakomeza kugerageza kugira ibisibo bya sunna akora, uyu nguyu ni yihe inkuru nziza yuko afite tawfiq, afite ingabire, amahirwe guturuka ku Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha almu'minun, bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala bemera Imana, qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama ahabbu al-a'mal adwamuha wa in qalla. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaravuze iti, ibikorwa byiza ni bihoraho kabone niyo byaba ari bikeya, kabone niyo byaba ari bikeya. Ibikorwa byiza ugakomeza ni bikeya nta kibazo, komeza ntuhagarare. Naho gukora ibikorwa byiza ugahita ubireka burundu, rwose ntago ubahirije imvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ibadallah, bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, inna min a'zami ma yu'inu ala al-istimrar siyam 6 ayyam min ash-shawwal aw min shawwal. Bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, no mu nema ushobora kuba wabona wowe nyuma y'ukwezi kwa Ramadani, nukuba ushobora kuba wagambira ugashyira no mu bikorwa gusiba iminsi 6 y'ukwezi kwa Shawwal. Uyu munsi tariki 8, al-yawm tarikh 8 Shawwal, harabura iminsi 22 kugira ngo ukwezi kwa Shawwal kurangire. 22 mu bintu rero byaba byiza kuri wowe nanje ni ukugambira gusiba iminsi 6 y'ukwezi kwa Shawwal. Biri muri sunna y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si itegeko ariko ni sunna. Qala alayhi salatu wassalam, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze iti, man sama ramadana thumma atba'ahu 6 min shawwal kana ka siyami ad-dahr. Intumwa y'Imana iti, uzasiba Ramadan hanyuma agakurikizaho iminsi 6, agasiba n'iminsi 6 y'ukwezi kwa Shawwal, azameze nk'umuntu usibye umwaka. Ibyo byiza kubera iki twabibura? Kuki twavuga ati Ramadan yari itegeko yararangiye, ubwo nyine birarangiye? Kubera icyo utasiba? Niba uri mu bantu bashobora gusiba bigakunda, nta burwayi ntaki, ushobora kubona iftari, akazi ukora nikakubuza gusiba, kuki utasibiye iminsi 6 mu gihe ugifite ayo mahirwe yo kuba ushobora kuba wasiba? No mu nema umuyisilamu kazi yagira nyuma y'ukwezi kwa Ramadan ni ukuba ashobora kugambira agasaba na Allah mu gusiba iminsi 6 y'ukwezi kwa Shawwal, hanyuma akaba yanabikora. Iyo ni inema inagaragaza yuko yarazi n'impamvu n'intego by'igisibo cy'ukwezi kwa Ramadan. Bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala, qala Allah ta'ala, Imana muri Qur'ani iravuga iti, ni muri suratu Nahl, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Allah subhanahu wa ta'ala muri suratu Nahl yaravuze iti, ntimuzabe nka wa wundi wafashe agakora umutako neza, akawutaka neza, akawukomeza, yarangiza kuwutaka no kuwukora neza akongera akawusenya akawuhambura. Aya magambo Allah subhanahu wa ta'ala bayavuze kugira ngo tuyageranye n'ibyo tuba turiho kuri uyu munsi. Imisigiti imyinshi yambaye ubusa ku masala ya dhuhri, asri, maghrib, isha, al-fajr, ngo nukubera iki? Ngo Ramadan yararangiye. Ibi ngibi bimeze nk'uru rugero Allah subhanahu wa ta'ala tubwiye rwo kwicara ugakora umutako ukomeye cyane, ikintu cyiza ukacyubaka, cyamara kugeza igihe cyo kugitaha no kukimurika ukongera ukagisenya. Ramadan wakoze ibada nyinshi cyane, ujya kure y'ibyaha, ugira utawumvira Allah, ukajya ubaza kino ni sunna, ukagikora ugasingiza Allah. Ramadan yarangira ugahita byose ubireka, ugatsura muri bya bindi wari wararetse bibi. Bimeze nk'urugero Allah subhanahu wa ta'ala duhaye mugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mugaragu wa Allah, mu byo wakwibandaho muri iyi minsi harimo al-muhafaza ala salawat, kwita ku masala 5 ku munsi, ukazirikana gusali 5 ku munsi, wa kathratu dhikr, gusingiza Allah subhanahu wa ta'ala cyane, wal istighfar, no guhora usaba Allah subhanahu wa ta'ala imbabazi umwicuzaho, wa qira'atu al-Qur'an, no gusoma Qur'ani cyane. Fala takunu kaman hadama ma banahu fi Ramadan,
nimube nka babandi bamaze gusenya cyangwa bari gusenya ibyo bubatse muri Ramadani. Mugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha almuslimun, baislamu kazi, inna ash-shaytana yajtahidu ba'da Ramadan liyasuddakum 'ani at-ta'a fakunu 'ala hadhar wajahidu anfusakum. Bagaragu wa Allah, baislamu kazi, mu byukuri shaytani nyuma y'ukwezi kwa Ramadan iraza ikashaka kuvangira bemeramana kaza abayisilamu kazi kugira ngo basenye ibyo bubatse byiza muri Ramadan, kugira ngo bave kukumvira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Rero tube maso cyane, hanyuma imitima yacu tuyihe umuhate wo kugandukira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma thabbitna ala ta'atika wa a'inna ala dhikrika wa shukri husni ibadatika. أقول قولي هذا فاستغفر الله ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفر إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا هو وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله واعلموا أن من أعظم الطاعات بعد رمضان المبادرة إلى أداء فريضة الحج لمن استطاع إليه سبيلا. بقربوا الله سبحانه وتعالى مري خطبة كبيرة لا يندشي من الله سبحانه وتعالى نسوينا مهم جيشنوم محمد صلى الله عليه وسلم. nyuma y'ibyo bagaragu ba Allah tugandukire Allah subhanahu wa ta'ala. No mu kindi nsorezaho insha Allah ta'ala nuko mu bikorwa byiza mu Islamu kazi mwemeramana kaza kwiye kuzirikana nyuma y'ukwezi kwa Ramadani nukuba yakwihutira gukora umutambagiro mutagatifu al-hajj mu gihe ari muri babandi Allah subhanahu wa ta'ala yabihereye ubushobozi. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الله سبحانه وتعالى mu byukuri Allah subhanahu wa ta'ala yategetse abantu gukora umutambagiro kugana inzu ye ntagatifu al-Kaaba kuri wa wundi ufitiye ubushobozi. Ayuha al-muslimun, inna al-hajja rukun min arkan al-islam. Hijja ni inkingi mu nkingi z'Ubuislamu. La yajuz ta'khirahu ma'a al-qudra. Ntabwo byemewe gukereza hijja mu gihe umuntu abifitiye ubushobozi. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما إيمان محمد صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما إيمان محمد صلى الله عليه وسلم mwihutira gukora hijja kubera yuko ntabwo umwe muri mwe azi n'ibiki bizamubaho n'ibiki bizamwigaragariza mu bihe biri imbere. Uvuga ngo utinda gukora hijja ushobora guhura n'ibindi bibazo runaka mu minsi iri imbere ariho wari wabishize kandi imbere wari ufite ubushobozi. Mugaragu wa Allah, fakam min insanin kana qadiran thumma hala bainahu wa baina al-hajj marad aw maut. Ni bange mu bantu mu bihe byashize bari bafite ubushobozi bwo kuba bajya gukora hijja, hanyuma nyuma yaho hakaza bibavangira, hakaza ibyitambika bijyanye n'uburwayi cyangwa se urupfu cyangwa se guhomba wa mutungo wari ufite ukaba wahomba utarakwiyemo no kubahiriza inkingi witeka Allah subhanahu wa ta'ala kandi wari ubishoboye. Mugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala, birajyani hadith rero mu Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'ajjalu ila al-hajj, mwihutire gukora umutambagiro mutagatifu. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq raja ka yawmi waladatu ummuhu. Intumwa Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze iti umuntu uzakora hijja ntayangize akayitwaramo neza, uwo nguwo ngo agaruka ameze nk'uko umubyeyi we yamubyaye ameze. Ni ukuvuga ngo nta cyaha na kimwe, twese tuvuga nta cyaha na kimwe dufite, nuko nguko agaruka ameze. Ayo mahirwe ku muntu ufite ubushobozi yayirukangiye akayafata agakora umutambagiro mutagatifu, hanyuma mu buzima asigaje hano kuri isi akaba yumva ko yubahirije iryo tegeko ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ni rimwe mu buzima. Islamu ni dini yoroshye itagoye,
rimwe mu buzima, izindi nshuro zikajya ziba ari sunna, zikajya ziba ari umugenzo, ariko rimwe mu buzima mugaragu Allah subhanahu wa ta'ala. أيها المسلمون أيها المؤمنون بادروا إلى الحج إذا استطعتم ولا تؤخروا فإن الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى. bemeramana kazi bayisilamu kazi, waba ufite ubushobozi yakwihutira gukora hijja hakiri kare mu gihe bifitiye ubushobozi, kandi ntubikereze kubera yuko imyaka iri imbere ibiri mu biganza by'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ushobora kuvuga ngo njyewe ngo niba mfitiye umutungo nzajya hijja uko umaze kwikuba 4, nzajya hijja umaze kwikuba 2, ndumva ntaragira niyo kujyayo, reka mbanze. Ibiri imbere ntabwo bizi, biri mu maboko y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Rero badiru ila adai faridatillahi alhajj, twihutire gushyira mu bikorwa itegeko ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala alhajj. Ibadallah, الدنيا زائلة والآخرة باقية فاعملوا لما بعد الموت. بقرأوا الله سبحانه وتعالى. الدنيا isi زائلة izavaho irangira, iragenda ikarangira, igenda irangira buri muntu umwe ku wundi, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, fulani yapfuye na fulani yapfuye, nuko igenda irangira umuntu umwe kuri umwe. Ariko hari n'igihe kizagera ikanarangira muri rusange, noneho abariho bose bagahita bapfira icyarimwe, bigahita binarangira, hakabajyaho noneho izuka. Wal akhiratu baqiya, ariko imperuka izahoraho. Fatuba, amahirwe ari kuri wa wundi ugana mu kumvira Allah subhanahu wa ta'ala igihe cyose, kuko aba ari kwitegurira ubuzima bw'ejo hazaza, bwo buzahoraho butandukanye n'ubwo kuri iyi si. Igihe cyose tuba twiteguye kwivaho, ubuzima bwaho bukarangira, mugaragu Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, inna Allah qad amarakum bi amrin بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه. فقال الله تعالى مخبرا وآمرا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.